indirimbo yiswe Hello. Alright, ajaritwa Kai Proctor. Indirimbo nkizi like, share na comment, ubundi ugakora subscribe kuri Kai Entertainment. Namaze igihe kinini naragushyize mu bitekerezo byanjye yo, mu nzozi zanjye nagusomye inshuro ibihumbi. Rimwe na rimwe njya nkubona unanyura hanze y'urugi rwanjye, nanjye nkabaza nti yewe ese ningiri gushaka? Ndabibona mu maso yawe, ndabibona mu kuntu umwenyura useka. Uri wa wundi nahoze nshaka, kandi amaboko yanjye ndayafunguye ngo uze umpobere, kubera ko uzi ibyo kuvuga kandi ukaba uzi icyo gukora. Niyo mpamvu nshaka kukubwira ukuntu ngukunda cyane. Kuri umuntu atabona, ngenda nkabona urumuri mwiza w'imisatsi yawe, kandi nkakubwira inshuro nyinshi mbisubiramo ko nkwitaraho cyane. Rimwe na rimwe mba numva umutima wanjye warembye, yewe ndagira ngo basi kano kanya ubimenye, kubera ko mba nibaza aho uri, nkanibaza ibyo uri gukora. Ese aho uri basi urumva ufite irungu, cyangwa hari undi muntu ugukunda? Mbwira niba ikiri mu mutima wawe, kugira ngo basi menye aho nahera ngufasha. Gusa reka mpite mbivuga kano kanya ko ngukunda yo. Yewe ese basi ni njye uri gushaka? Kubera ko mba nibaza aho uri, nkanibaza ibyo uri gukora. Ese hari ahantu uri wumva ufite irungu uri wenyine, cyangwa hari undi muntu ugukunda? Mbwira ni iki nakora ngo nsindire umutima wawe, basi menye aho mpera. Gusa reka ntangire nkubwira ko ngukunda.